Kora. Ndagushimiye cyane wowe ukomeje kumurikira kumotiva ibintu ni byiza ibintu ni uburyohe ariko nizere yuko umeze neza iyo umeze neza nanjye ndanezerewe so uyu munsi rero nakuzaniye umukiriya w'ukwezi so nasabye permission kugira ngo uyu muvandimwe andeke nkoreshe example ze kugira ngo mbashe gusobanura mu by'ukuri uko umuntu avana umuntu aho yari ari n'ukuntu umuntu amwerekeza aho agiye okay? So, nagira ngo umenyeshe yuko ibi ngibi ndi kubikoresha muri education gusa ni purpose ya education ntabwo ari urugero rukuranga ariko nzi ko hari case yawe nawe urabizi ko ufite case yawe n'umugore wawe cyangwa we n'umugabo wawe ubwo rero iyo mubikeneye murampamagara kugira ngo dufatanye nkakwereka mu by'ukuri uburyo bwiza ushobora kukugirira akamaro nk'uko nanjye byangiriye akamaro nk'uko bigirira abandi bose akamaro niba ari ubwa mbere ugeze muri kino gihugu cya Amerika ikaze karibu welcome nzi yuko uzahura n'ibintu byinshi cyane bizagucanga bikagutesha umutwe ariko ngiye kukwereka bine by'ingenzi by'ingirakamaro ariko bikaba ari byo bya mbere bizana stress mu buzima nkwereke n'icyo ugomba gukora kugira ngo ushobore kubivamo ibyo rero ngiye kubikora nkoresheje urugero rw'uwo nise umukiriya w'ukwezi ntabwo ndi bubashe gusharinga amazina yiwe n'umuryango we ariko ndabereka ibyo twakoze okay so it could be you one day ariko nzi yuko ugomba kwigirira icyizere niba ari ubwa mbere ukigera aha ngaha rero kora subscribe ujye ukurikira ibiganiro byanjye niba usanzwe nkurikira iki kiganiro ni cyawe kubera yuko ngiye kuvuga ku buzima bw'umwe mu bantu turambana inangaha dusanzwe muraziranye ariko ubutumwa bwe bugiye guhindura ubuzima bwe n'umuryango we ku buryo I am very excited nawe ari very excited kandi ibi ngibi ni urugero rw'uko mwisanzure ko ni ibintu dukora buri munsi dufasha abantu ariko we need more nkeneye abandi benshi cyane bo gufasha ariko ntabwo ino video please ino video ntabwo ari soliciting a business iyi ni video ya education gusa okay I'm already busy I'm already helping people ntabwo naje ahangaha gusaba business I'm not soliciting anything there's nothing for sale ahubwo no kugira ngo twigishanye okay so ntatinze rero reka nze sharing screen hanyuma tugire gute twungurane ibyo bitekerezo okay so ndahera kuri ino page mwibuke yuko ngenda mfite it's a one slide uko nkoze video ngenda nyongera andi ma slide uko ibitekerezo bigenda biza okay nkuko nari maze kubabwira this is a true story y'umukiriya w'ukwezi nashyize summary hamwe ibintu bine bya mbere by'ingenzi byamugoye ndanakwereka n'uburyo tumuvana aho ari kugira ngo agere aho yifuza kugera mu ndoto zamuzanye muri iki gihugu we n'umuryango we mu byo buri wese yumva yakwifuje okay ntabwo bisaba akazi gakomeye bizasaba kwihangana ariko byibura azi neza ko hirya donc at the end of the tunnel there's a light icyo nshatse kuvuga ni iki niba uyu munsi ari wo ukaba uri muri situation imeze nk'iyihe wizere yuko gahunda yawe nawe izashoboka okay so let's go uyu muntu rero ari muri dette kandi ni dette ziri ingenzi muri izo dette ubwo ari ingenzi ariko zizatwara igihe kinini cyane kugira ngo azivemo mbere y'uko badhura natwe bari scheduled kugira bazave muri dette yabo afite imyaka 89 ninde muri jewe nawe wumva zicara hano akazava mu myaka 40 imbere akazaba ari avuye muri dette buri muntu wese yakwifuje kwicara hamwe akicaraho n'umuryango we asuna abana be bamaze kuva muri apartment n'umugore bagatangira kwinjira mu buzima malheureusement que iyo umuntu atazi icyo gukora yibona imbaraga zigenda zicika ariko adashobora kugera kuri za ndoto ze okay so mbere yuko rero ngira before I dive in reka mbanze nsobanure dette ni iki dette ziramuka ngahe dette ziramuka bibiri hari dette ziri secured hakaba na dette ziri unsecured dette ziri secured ni zifite ni inguzanyo mu kinyarwanda zifite izo nguzanyo ho collateral iyo uguze inzu iyo uguze imodoka iyo uguze ubwato iyo uguze ipikipiki ku mwenda ibyo nibyo bafataho nka collateral unaniwe kubyishyura uwabikugurije araza cyangwa se banki ikaza ikagira gute ikabyisubiza
okay? Noneho rero bakabigurisha bakabiteza cyamunara bakaguha fagitire cyangwa se bagurisha menshi kurusha ayo washakaga bakagusubiza sheke isigaye. Unsecured ni izidafite collateral. Ubwo rero ni nka credit card cyangwa se store card, bamugenda bakaguhereza ishakoshi y'ubuntu, bakaguhereza igikarito ukagitahana, bakajya bakohereza bill. Iyo ntabwo iba ari secured, ntabwo nayo unaniwe kwishyura ntabwo baza ngo batware isakoshi bayisubirane bajye kuyicuruza bayikuremo amafaranga wagize. Intebe zo amafurniture yo mu nzu, iyo baguha iyo ugiye muri City ugafatamo intebe, iyo utangiye gusubira inyuma ku madete no kwishyura ntabwo baza ngo bagurishe intebe cyangwa bazitware, ntibazikeneye, bashaka ko zibavira muri inventory yabo, ntabwo baba bakeneye kuzigarura. Ariko imodoka baba bakeneye kuyigarura bakongera bakayigurisha undi muntu nawe umeze nkawe, bifuza ko nawe azananirwa kuyishyura nawe bakayimwambura, ubundi bakajya bakomeza babikorera abandi bantu. So niba rero nawe uri muri kategori, niba nawe uzibona urisikinga kujya muri kategori aho ubona ko ibintu bishobora kugorana, please ntugende utumvise ibi bintu. So nagira nkuvuga ko izo loans zifite nyine intere zikora mu buryo bubiri. Loan iri fix intere yayo, nako loan iri secured intere zazo ziba ziri fix, ariko loan ziri unsecured intere zazo ziba ziri revolving. So niyo slide ikurikira. Donc nk'inzu iyo bakubwiye ngo ni 150 by'inzu uzishyura mu myaka 30, loan ni ifite inyungu ku nguzanyo y'amadolari wenda donc ya 6%, ibyo biri fixed. Urabizi ko mu myaka 30 ugomba kuba wishyuye loan yabo, nta nyungu ukarenzaho inyungu runaka. Niyo by the way, iyo baguhaye loan y'inzu 300,000 ntabwo urangiza wishyuye 300,000, urangiza wishyuye nyine 300,000 ukongeraho n'inyungu. So that's something to keep in mind, okay? Kandi ariko ni abahanga babifactoringa muri, iyo ureba kuri receipt, iyo ureba kuri balance, ntabwo ubona niba loan ari 300,000 ukazarangiza kwishyura wishyuye 600, ntabwo postinga 600 ku nzu kuri app wishyuriraho, no, bashyiraho 600 gusa, hari ukajya wishyura ukabona nta tirimoka. Ndakwereka mu kanya uko bimeze. Hanyuma revolving, these revolving zo ziri nambi cyane. Ugenda ukaka kaloni k'igihumbi bakakubwira ati ni 10%, ukakubwira ati minimum ujye ushyira 20, ariko 10% ya 20 se nangahe? Ukore mate nawe wumve, nuko ukajya kubona ukabona urishyura ntabwo irangira. Kubera iki? Date zirevolvinga, zigenda zirevolvinga buri gihe, buri joro continuously, nta nubwo zigira igihe ntarengwa. Bisaba rero kuvuga uti yewe iyi loan ndayirambiwe, ukayishyura ukayirangiza. Otherwise bo bashaka kuyigumana ifunguye, ukomeza uyikoresha uyabusinga kuzageza aho noneho uba dekarifiye mu kuba udashobora no guhabwa umwenda ukeneye umwenda munini. So be careful kuri utu turone dutoya tw'ama credit card na store cards, kuko turi very dangerous, okay? Amadete yo kwa muganga n'ibiki byose byo biriya ntago mbibaramwe aha ngaha. Ziriya ziri separate, ushobora gukorana nabo iyo udafite assurance ukagenda wishyura bukeya, zo nta intere, I think ko nta intere zigira. Okay, nta intere zigira, bakohereza balance, wenda watinda kwishyura bakakubwira bati bakirone bakayigurisha n'indi company yo kwa muganga. Ibyo tuzabibona ubutaha. Ntabwo ari ikintu wagombye gushyiraho priority cyane, kubera ko loan yawe ntabwo bayireportinga muri credit report, muri credit bureaus na right away, biterwa n'amafaranga uko angana. Ibyo tuzabivuga ubutaha, sicyo cyanzanye, okay? Now reka rero twinjire ku rugero rw'uyu muvandimwe, client of the month. Dukurikije ziriya definition tumaze kubona haruguru, uyu mugabo yari afite n'umugore bafite donc loan enye. Umugore afite student loans, umugabo afite student loans, bafite inzu, bafite imodoka, bafite credit cards. Ibyo ni ibintu nahisemo byoroheje. Bafite n'izindi condition de vie, ariko ibyo ni bine byanyoroheye kugira ngo nze kubisangiza namwe ntaza kurondogora. So iyi nzu reka nze mvane noneho ahangaha imbere yanjye reka kumbangamira. So iyi nzu bayishyura amadolari 929 ku kwezi, okay? Mu kwishyura amadolari 929 ku kwezi, ndashaka kugira ngo duturuke ibumoso tujya iburyo dukora interpretation. Principale y'ino nzu bayishyura amadolari 112.23 ndagira ngo let that sink in for a second. Bishyura 929 ku kwezi. Principale no kuvuga amafaranga mu by'ukuri ajya ku mwenda nyirizina bahatse muri banke,
ni amadolari 112.23. andi yose 800 yigira muri intere z'abandi. But of course ntabwo yari afite, bigaragaza ko atari afite na amafaranga ya down payment, niyo mpamvu bamuciye intere, so that makes sense. Okay, ariko ntabwo aricyo twese tuba twifuza. So intere 6%, which means what? Niba intere ari 6%, urabona nyine ni amadolari 800 kuri 900 yishyura buri kwezi. Urambwira yuko loan ifite ubuzima, donc life of the loan n'amezi 360. So reka tuvuge ko, reka tukungushura n'amadolari 120 tuyagira ijana mu mwaka, ni amadolari 1,200 yishyuye. Mu myaka 10 ubwo 200 ku gicumi, 12 mu myaka 10. Mu myaka 20 ni 222. Mu myaka 30 ni 36. Urareba ukambwira yuko uyu muntu azarangiza kwishyura uyu mwenda w'amadolari 143 mu mezi 3,360? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Bigaragaza ko maturite y'ino loan ari muri 2053. Okay? 2018, 28, 58, imyaka 40, bishyire muri 40. Imyaka 40. It's not possible. Niyo washyiraho ko azajya yishyura ikindi 1,000, it's hard. So bigaragara rero yuko uyu muntu agomba gukora some kind of additional monthly payments kugira ngo abashe kwishyura ino nzu. Nawe ikibazo ni ese yazareka kurya? Kuko niba yishyura 900 afite izindi obligation tugiye kureba. Turasanga uyu muntu uretse ko hano nduza trackinga neza, ndagira ngo urebe ikindi kimwe. Afite account number bagiye kuyihisha, ariko yoriginatinze imodoka ye ku 24,896. That tells you something about his interest rate. Interest rate ni amadolari 9.9 ku ijana. APR means what? APR niba utazi icyo aricyo bivuga, annual percentage rate. Ni intere company zibona ko ziba zahugurira amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu yishyura amadolari 460 buri kwezi, wasanga nk'amadolari 100, nzabikarikira neza mbereke, I should have nk'ijana niyo yonyine ajya muri company, 300 nayo ni intere. Does that make sense? 300 nayo ni intere. Okay, so ntugasanga azagira gute uyu munsi aramutse yishyuye ino loan, yashyura 23,143 kuko amaze kwishyura 2,759, ariko nazajya yishyura minimum gusa, azarangiza kwishyura ino modoka ayishyuyeho ibihumbi byibura bigera kuri 30. Ni ukuvuga ngo yatse loan y'ibihumbi 23,100. Urabibona hano ngo today pay off amount, ni ukuvuga ngo imodoka ifite agaciro ka 23, ariko nategereza amezi 72 yishyura minimum gusa, izajya kurangira yishyura 30. Ni ukuvuga ngo company zamutwaye, yamutwaye intere y'ibihumbi 7 by'amadolari, kandi ibihumbi 7 by'amadolari ubundi byagombye kugura imodoka yakoze, ariko yatwara umuntu umwaka, imyaka 2, imyaka 3. Ariko kubera yuko niba ushobora kutafodinga imodoka ukemera kwifatira kunoza ku nguzanyo, aho uvuga ngo mu mezi 72, amezi 72 angana gute? Umwaka ugira amezi 12, imyaka 5 n'amezi 60, imyaka 6 n'amezi ngahe? 72. Mu myaka 6 umuntu azaba akoreye 7,000 yicariye uri kuraninga imodoka. Mu myaka 6 iyo modoka izaba imaze gushira, ukeneye indi usubireyo, wongere ujye mu wundi mwenda 25. Ubwo urumva mu myaka ingahe? Mu myaka 12 uzaba wishyura 60,000 by'imodoka. Urumva aho kugira ngo 60 bari kujya kuri iriya nzu, azaba ari kuza kuri ino modoka kubera gukunda akunda gushyira imodoka nshyashya. Ariko ibi byose byarahindutse. Ikindi, yari afite banki credit card ifite outstanding balance y'275. Yishyura angahe? Yishyura 31 buri kwezi, intere 15%, s'il te plaît. Kuri jyewe nafuma ngira loan ifite 9% kuruta uko nagira ifite balance yo hejuru, kuruta uko nagira loan yo hasi ifite intere yo hejuru.
kuko niba yishyura enteri ya 15% kuri 31, ushobora kwimagine amadolari bamutwara akajya kuri principal n'ayajya kuri credit, ntabwo yazapfa ayirangije kuyishyura, ntibishoboka. Okay? Ikindi ni amasomo. Ahangaha ni ku mugabo gusa. What that means is uyu mugabo, umugore ntabwo nari mfite account ye, so ntabwo nari gucountinga, ntabwo nari mfite mu by'ukuri information zizuzuye, ntabwo nari gucountinga mu by'ukuri iby'umudamu we, kandi nzi yuko ntafite data ze, so nafashe iz'umugabo gusa, iza madamu ntabwo aratangira kubona amabill kuko atararangiza kwivuga iki. As soon as amadolari 30 yishyuye ya credit card, tuvanamo amadolari 30 tukayongera yandi minimum payments twakoraga ku yindi modoka, ariko bivuga ko uraguma ukishyura, azaguma yishyura minimum, narangiza ajya muvinga yandi asigaye ayongere ku yindi bill. Ubwo yishyuraga 460, ubwo nawe nizere ko ari isomo ryiza ugomba kwigira ryo kwishyura bills zawe, ubyishyura noneho 490 abe abaye new monthly payments. Ibyo biza projecting akazarangiza kwishyura iriya modoka muri January 2029, azaba savings entere y'amadolari 4,660. None afite aya 490 ayongeye kuri 380 yishyura student loan. Urumva, noneho 380 ongeyeho 490 azajya yishyura 870. Ibyo bizatuma yavoidinga entere 5,800 kuri student y'umugabo. Remember, umudamu entere ye ntabwo iraza kubera yuko assumed interest ihari, ariko kubera ko azasubira mu ishuri bazahagarika student loan ye kugeza arangije. My conseil kuri bo ni uko azakira gute, azatangira kwishyura na student y'umudamu, noneho akazarangiza, madamu akarangiza kwiga, n'umugabo nawe bacogoje student loan ye. So ni ugufata aya madolari 870 yaragezeho akayamuvinga kuri monthly payments ya madamu, ubwo 450 kwishyura ukongeraho 870, ni ukuvuga ngo yajya yishyura 320. Remember, freedom mortgage niyo bafitemo loan. Ndakumenyesha yuko bagize gute, azaba atarakura ariya mafaranga, aracyishyura amadolari 900. Of course aracyagira gute, aracyishyura amadolari 900. Of course amadolari 100 gusa aracyagira gute, aracyajya kuri principal and enteri. Ariko remember yuko noneho agiye kumufunga 1,300 cya buri kwezi, akacyongera kuri 900 buri kwezi, akajya yishyura 2,249, noneho agatangira kwishyura inzu gusa. Ariko iyi assumption ni uko nta yindi loan yakongera gufata, ni uko nta yindi modoka yakongera kugura atayiguze cash. Ubwo agomba yida gupikinga kandi kazi, ubwo madamu azaba yararangije, wenda batungwe n'umushahara w'umugore, amafaranga y'umugabo akomeze yishyure bills gutya, hanyuma ukomeze yishyure. Bizasaba rero noneho yuko kuva muri 2030 bizasaba imyaka 3, kuko niba afata 2,200, urumva, akishyura principal, ni ukuvuga ngo 920 agashyiraho 1,300, hopefully ko n'umudamu azaba yarangije agashyiramo ayandi, ni ukuvuga ngo turi gufata icyo 1,300 kikajya towards principal. Ibyo ni 1,300 ku kwezi, mu mwaka 1,000 bingahe? Kora calculatrice umbwire, kora calcule igihe umbwire, kubera ko ntabwo mbizi. Urumva, ndashaka ko nawe ufata umwanya ukareba ngo ese koko birashoboka kwishyura dete mu myaka ingahe ufite inzu. So uramutse ufashe 1,320 ugakuba n'umwaka, ni 1,320, ugakuba imyaka 10 ni 13,000, ugakuba indi myaka 10 ni 132. Okay, so ni ukuvuga ngo yazagira gute, yazavoidinga
kubera ko hari amafaranga azaba yaramanutse yazavoidinga kwishyura interest z'ibihumbi ibihumbi 13 by 2033. urumva yazaba agize gute arangije cyangwa se ari kurangiza ari gukumba amafaranga y'inzu arimo yose. Okay? So ni ukuvuga iki? Mu myaka 10 iri imbere, 8 iri imbere, byaba agize gute amaze kwishyura amadete. So ni iki dukora rero icyo gihe? Dufata ibihumbi 2248 turuzi hariya yishyuraga mu myenda, tugatangira gukora iki rero? Ku building a wealth. So bigenda bite hagati aha ngaha? Mu gihe ari gukora ibi byose, reka tuvuge yuko donc ntabwo ari natuvuge, bazi neza map, iyi ni ya destination, bazi neza ahantu bagiye, barabizi neza ko mu myaka, urumva, muri May 2035 at the latest bazaba bamaze kwishyura inzu. Imyaka 2 ndengejeho ni imyaka umuntu, nimba nakubwiye rwa rugero rwa kare rwa kuva trajectoire iva New York ujya Las Vegas cyangwa ujya Texas, iyo ugize flat tire utegeza igihe wongera ukazamuka ukagenda. Reka tuvuge ko hazazamo turbulence muri finance zabo, bakabura akazi, bakagira gute, bakareka gukora. Icyo gihe ni nka turbulence ziza, ariko bazongera bagira igihe bongere ba resuming bagende. Reka tuvuge ko bizongera gufata imyaka 2 kugira ba resuming. So rero birabahereza akaryo ko kuvuga ngo mu myaka 50 umugabo n'umugore bazaba bafite 2200 cash byinjira mu rugo, batahinduye ibyo bakora uyu munsi, batagize batavunitse, ariko noneho byo kugira gute, byo gutangira ku investinga ya mafaranga twaherezaga company zaturoninze ibyo bintu, imodoka, credit card, amazu, students, noneho no gutangira amafaranga akaba yacu ukihemba. So turafata rero ubwo ikintu nagira nkubwire ni iki, hagati uyu munsi kugera igihe bazagira gute, bazagira imyaka 50, urabona byagenda bite kuri we mugore? Umugabo waramutse apfuye ufite loan igusaba kujya usohora amadolari 2249 buri kwezi. None se wowe mugabo, niba ufite umugore, nubwo yaba adakoreka akaba ari kwiga, cyangwa se nawe akaba afite akazi, byagenda gute? God forbid ubuzima bwe bubaye cut short, ukaba cut short utaragera gute, utarageza kuri ya dream yo kuba wamaze kwishyura mu mwenda. That can be very very devastating, right? So ikintu rero dukora, tugura assurance ingana n'imyenda umuntu aba afite, noneho tukayigura term ingana n'icyo gihe umwenda uzaba umaze kwishyura. Ndagira nkubwire yuko nagize igihe cyo kuvuga ku ma assurance yandi. Term ugura death protection only, imva ngo you apply, nta nubwo kugura nk'ujya kugura ibijumba mu isoko, uragura ibijumba, ariko hano wa applying for insurance kugira ngo nuramuka upfuye company izafate responsibility za zino liabilities zose, bishyura inzu, bishyura card, bishyura, otherwise umugore bamusohora mu nzu, imodoka bayisubiza, student loans banza bazikansoringa, barazikansoringa iyo umuntu apfuye, that's good, ariko umuntu aba yapfuye. Credit cards nayo babahamagara ati yapfuye bakayifunga kuko nta kintu byayibwangije, ariko inzu yo baripossessinga, imodoka baraziripossessinga, that's for sure, ariko amarezo makazo ziba zihenze. Icyo gihe dushyiramo life insurance iri term y'imyaka 10 cyangwa se 17. Kuri no famille twashyize mu myaka 20 kuko bazaritaringa ku myaka 67, ko bazaritaringa ku myaka 60, bafite imyaka 40. So tumaze kubona yuko mu myaka 50 bazaba bafite assurance, bazaba barangiza kwishyura debt, ariko none bazaba basigaje indi myaka 10 yo kubuilding a wealth kugira ngo baritaringe batongeye, kugira ngo bagire gute, basabiriza no kugira ngo bakinde imyenda. Iyo umuntu yatse universal life insurance bakakubwira ngo ni wealth transfer, remember wealth transfer, it was transferred when someone died. Nta muntu transferring a wealth atapfa cyangwa kandi ayikuye muri life insurance, ibyo ntibibaho, never, jamais. So niba umuntu afite typical individual afite assurance ya UIL,
bizasaba yuko apfa kugira ngo kampani yishyure iyi myenda yose. Nadapfa hakagira imyaka 40, 50, 60, aracyafite responsibility zo kwishyura bino byose. Cash value izishyura iyi myenda ntago nzi aho izava. Company ntago company Freedom Mortgage cyangwa student loans, Salime cyangwa se car loan ya Toyota cyangwa se Capital One, ntabwo zizavuga ngo Ben reka duhamagare company yawe ufitemo life insurance tubabwire batwishyure turabona waritaye inzu uyu munsi. I doubt it. Niyo mpamvu rero umuntu agomba kumetriza finance ze, akavuga ati izi nizo liabilities zanjye ngomba gukora nkazishyura, narangiza nkasigara nta muntu undi mu mwenda, ngatangira kwambarakinga urugendo rwa financial freedom. Reka noneho dufate bino 2,000 tumaze kwishyura amadete, tuyinvestinge buri kwezi, turebe ukuntu biri very addicting, biri really good, it sounds good, it tastes good. Nagiye online bitamfata, okay, none se ko ufite dore ngibi birakarikirana, ni ukuvuga ngo ku myaka 48 abo bantu bazaba bavuye mu madete, noneho batangire bafate 2,000 kuko barayafite, barayinjiza mu rugo anyways, maybe azaba yabonye na pay raise, yongereho n'ayandi, ahita atangira no kugira ngo ayishyure towards the debt. Remember akantu nabwiye bita APR, ni annual percentage rate. Hano iyo investinze n'ubona icyo bita APY, ayo ni amafaranga company yishyura aba investors cyangwa aba shareholders. Ayo niyo umuntu yagombye kuba ashaka. Iyo watse loan, company guca APR, ni amafaranga wishyura company ko yakugurije. Iyo investinze muri companies, muri mutual funds, baguha APY, amafaranga company kwishyura kubera ko uri umunyamugabane muri iyo company. So average company in America's return, not guarantee, ni 9%. Ariko ari amafaranga nivuga ngo ni 2,000 mugiye kuyashyira muri banki, reka dukore karikire, ntago azazamuka. Uzagira 20 mu myaka 10, donc niba bazarangira kwishyura imyenda mu myaka 50, imyaka 10 izagera kugira bagere 60, naramuka ashyira 2 muri banki gusa, azaba afitemo 24,000 ku myaka 60, uturutse ku myaka 50. But this couple bafite 80,000 byicaye biri muri investment, which is good. So ariko ibyo 80,000 barastragoninga kubyongera. Ngiye rero kuzana bya 2,249 ufite nibagiye no gukarikira, kuko yanzanye nariya yonyine, nibagiye kubabwira ko bashyiramo amadolari 200 buri kwezi, buri kwezi. So nahangaho ushyize kuri ino calculatrice, muribuka ko nayinyuzemo muri video zanjye za mbere, ni utarakurikiye inuza iyo video, ushobora kugenda ukongera ukayireba. Uyu munsi bafite 80,000 bazaba bari kongeraho none. Batangiye urugendo, bageze ahantu hamanuka, bavuye ahantu hatereraho kwishyura imyenda, batangiye ahantu hamanuka ho kugira gute kwa accumulating worth. Remember, turashaka ko baritaringa ku myaka 67. Nkurikije video yabanje haruguru, ni byibura average in America retirement age is 67. So ku rugo bafite imyaka 40, they at least 19 years to invest. Okay, all right. So annual rate of return 9%, compound interest every year. Bashyize amadolari 2,249, bakontribuye kandi buri kwezi. End balance, donc nababwiye ngo mujye mutekereza resultat. End balance ni mugatekereze utuntu twaka kanya, no gutekereza ahantu ugiye kuruta gutekereza aho ugeze. Ni 1,700,000. Batangiye ku 80 aho bari bageze, kuba babona akazi, bakora ibyo bakora, bongereye investment yabo, imyenda barangije bafasha yo bishyuraga iyo myenda, bayashyize muri investment company, batangiye no kuramforosa byabo 80, batangiye kongera ku madolari 80 batangaga, hamwe ni 200 bongeye 2,000. Contribution total hatarimo impere APY
ni amadolari ibihumbi 512 mu myaka 19. Entere yonyine kubera compound interest, that's the power ya compound interest, ni 1,000,000 n'ibihumbi 110. So iyo rero urambaza uti Ben, bimeze biti ibi bintu, iyi famiye impamvu idashobora kurana igare of money n'abana babo n'ababakomokaho, amafaranga gukomeza kuba invested. Remember, that's time of joy, that's time you don't, abana bavuye iwawe baragiye ibyakizo wishyuye none nta ukeneye kukibamo, ugahita downsizing ukajya mu kazu gakukwiriyeho n'umukecuru wawe wowe n'umusaza wawe. You don't need that much money, it's just a lot of money. Ikintu noneho utangira gukora withdrawal. Iyo ukoze kubikuza, ntabwo ubikuza at 9%. Urumva, noneho ndagira ngo ariko nsubire inyuma mbere yuko nkwentereza ziriya contribution umuntu yakoze ziba 512 mu myaka 20 twavuze, zishobora gushira hakiri kare umuntu aramutse abitarenze ku myaka 80, 67, 68. Kubera health issues, ubuzima Imana ntabwo turema kugira ngo tugende tuba healthy uko dusaza tugenda duta amapiyesi. Ariko aya madolari yamaze kuba kuriya aba ari menshi cyane ku buryo umusaza n'umukecuru badashobora kuyamara, niho basanga none batangiye ku building a legacy ku bana babo n'abuzukuru, bakashuka mugasanga nyine bari kuvuga ngo niki nagukorera. Niba usanga bagiviga ku ma charities, niba usanga baba building insengero cyangwa bagafasha abantu bari kuzubaka, bafasha ama church. It's time to give back. So nagira ngo mbibutse ikintu kimwe, when you become self-insured, ya sinase waguze cyagiye ya myaka 10 uri kwishyura myenda, ntabwo ukiyikeneye urayidropa kubera ko you are self-insured. Icyo nicyo bita financial freedom. Iyo bapfa mbere yuko barangiza ya myenda, company zari kubishyurira ibyo bafite kugira ngo aba survivors abasigaye batabirukana mu mazu n'amamodoka, ariko none ntibapfuye bafite amafaranga. Ikindi iyo bapfuye muri cya gihe cya kiriya silence iri mu nzira, amafaranga b'investingaga byabo 80 b'investinga ni ibyabo n'ayandi arengaho wenda, kubera ko ni two separate entities, investment and life insurance. Life insurance is going to pay, na investment they don't even talk to each other. Nta nubwo kimwe kiba kizi ko ikindi gihari. You just need to be very smart enough kumenya ukavuga uti I'm enjoying my money, I see my money grow, I see my wealth build up, I can't wait. Kuko nta muntu n'umwe wifuza gupfa, buri wese aba yifuza kugira gute kuzaramba, ariko se akaramba niki? Nta muntu n'umwe wagombye kwifuza ngo nzakira umunsi napfuye, ntibishoboka. Iyo utekereza ngo ya miliyoni yanjye yo muri iriya company, iriya miliyoni isohoka gusa ari uko wapfuye, that's not what we want. Turashaka kubaho tukaramba. Ni ukuvuga iki rero, chances zo kugira ngo iriya miliyoni paying out is a minimum. We just want to do ibyo tugomba gukora kugira ngo hatazagira umuntu ubwira ngo uhamagara company ngo nimunyishyurire ibi ngibi kanaka yapfuye. Tugomba gushaka uburyo twinjoyinga ubuzima tukiriho, assurance z'ubuzima ntizibe zikiri ngombwa, kubera yuko turi very self-insured, we worked hard, ku buzima bwacu, turangije turabusigasira, turangije tugabira abana bacu legacy for generation to generation. Kuko niba ino company izo mutual funds zacu generating a 9% average, ugafata ukabikuza 4%, niba wabikuza 1% a year, ukareka amafaranga agakomeza muri 1% of ya miliyoni nangahe? Think about it. Think about 1%. Uzaba uhembwa ukatinga check, wihemba kuko uba wagize igihe cyo kuinvesting, uzaba wihemba amafaranga aruta ayo wahembwaga na company. But it's up to you today. It's up to you to make that decision. Ni wowe wenyine ugomba gutekereza ibyo ugomba gukora kugira ngo iyi check akabando k'iminsi ugacekare ukabike kure. So uyu munsi rero niba wakurikirana kino kiganiro, uyu munsi niba wumfashijwe n'ino video natanze, give me a call, nyandikira kuri email. Ndumva email yanjye ni benjamin.nkiko@2kabiri@gmail.com. Niba utaratangira no processes, ntuziyemerere kugera muri situation nk'iyi ngiyi before it's too late. I cannot stress enough
the power yo gutangira gusevinga ukiri kare, kubera yuko for those of you who are my single people, abakiri abajene, mwebweho biranaryoha cyane, kubera yuko ntabwo bigusaba gutanga amadolari menshi kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe gusevingira ahazaza heza. Okay? So ariko nagira ngo ko 25% by'abanyamerika bafite amadolari munsi y'ibihumbi 10 muri savings. Ibyo ni Forbes yabikoreye ubushakashatsi. 60% by'abanyamerika bajya mu kazi they worry about running out of money kuruta uko bari worried about to die. Uko gupfa bose bazapfa, ahubwo baribaza ngo umunsi nahagaritse akazi nzabaho nta mwuka byara. So let's not be that person. Okay? So ntitugakinishe power of investing, ntitugakinishe what people think are doing. I hope that makes sense. If it doesn't make any sense, ntabwo nzi ikintu nshobora kukubwira. Okay? So debt stacking works. Debt stacking works. Debt stacking works. Okay? So uyu munsi rero nizere yuko ukora subscribe, ukora share, ukinjoyinga ubuzima bwo kugira goals and dreams, kandi ukabitangirana rwose inuza ukabitangirana ishema, urumva ishema. So nagira ngo rero ngushimire yuko wakurikiye ino Zoom na kino kiganiro, kugira ngo ubutaha nongera gusohora indi video utazacikwa, ukore subscribe, umpe ibitekerezo byawe, kandi niba umva wanshalenjinga, njyewe buri gihe nkunda guhora niga, uzaze twigane tuganire, hanyuma niba wumva n'ubundi byakugirira akamaro, please let me know. Ibi kandi ntabwo byakurikwa muri Amerika gusa, aho waba uri hose ku isi, you just need to be careful. Ntabwo ndi kubwira abantu bari muri Amerika, iyi ni typical example yo muri Amerika, ariko buri muntu wese ahari babaho kubera imyenda, abantu benshi babaho kubera imyenda, ntabwo ari igisebo kwaka umwenda, ariko kunanirwa kuwishyura birababaza, kandi kunanirwa kwishyura kugira upfuye ugusize legacy itari nziza bibabaza umuryango ubabazwa nuko usigaye uri kwishyura imyenda kuruta gusigarana umugisha w'ibintu umuntu aba yarakoze. Nizere yuko rero uyu munsi ufata umwanzuro wo guhindura amateka y'ubuzima bwawe, kugira ngo uzishime umunsi uzaba wageze muri retirement ukavuga uti narakoze, I deserve this, I deserve that. Ukara uzaba ugize gute, wabiruhiye. Kubona miliyoni y'amadolari, it's possible, you just need to work, ariko ukamanage. It's not about, remember, ntabwo ikibazo ari amafaranga umuntu akorera, ahubwo ikibazo ni amafaranga umuntu keeping yamaze kuyakorera. Iyo umuntu akorera amadolari 100,000 agasigarana amadolari 10,000, biritwa n'ukorera 40,000 agasigarana 20,000. Uw'ibihumbi 100 agura ibintu nyine byiza biryoshye, ariko ejo bikazana bill iri hejuru, fagitire iri hejuru. Ukorera 50,000 abazi nyine urwego arimo, kavuga ati nintayabika nta kintu kizagira gute kizamfasha, akabika menshi. Uwamenshi bazi yuko azatangira sometimes ati nzabitangira ejo bundi, ariko akibagirwa ko iyo aguze cya kizu kinini, electricité yakimutwara menshi, amazi yakimutwara menshi, byose bizana na cost. None se bituma ari kugura ibintu binini byinshi bihambaye bihenze cyane, bitwishyuza amadolari menshi, ejo uzasanga tujya ku buriri duhanganye, tunahangayikishijwe nuko tudashobora kubyishyura. Okay? So icyo kintu gitekerezeho, nizere yuko bikugirira akamaro, nizere yuko uri kubyumva ibyo nshaka kuvuga. Sinzi niba ibyo bintu uri kubyumva. Ari ukwishyura umuntu 2,000 buri kwezi kuzageza upfuye, no kwiteganyirizaho abana bawe ndetse nawe ubwawe kuzageza ushaje neza, wapfa ugasigara gase, n'icyumva kiryoshye. Think about that. So ndabakunda rero,
Imana ikomeze ibahe umugisha. Nahagaruka ubutaha, nta nubwo nzi icyo nzavugaho, ubwo ndagenda gitekereze, nimara kugitekereza hopefully hopefully, I think ko nshaka gushaka client wanjye, umwe mu bakiriya banjye uri willing yuko dusharinga story, akazaza agasharinga story z'uburyo yishimira kubona growth za investments ze. So ndumva yuko bishobora kuzagira gute, kuzabashimisha. Okay, so I hope you guys enjoyed this and you have a wonderful day. Ciao, ciao.